bagora bashaka Imana ntabwo bikanga ibihe bikomeye barimo, ahubwo mu bihe bikomeye nico gihe cyo kwemererwamo n'Imana. Nzabana nawe, nzagendana nawe. Rero nk'uko mubyumva, ihanganira ibitaro ubaye uhagazemo, wihanganira ibitaro urimo. Ibitaro urimo nta muntu n'umwe uzabigukuramo usibye kumva ijwi ry'Uwiteka. Muvugire ngo amina cyane. Ikaze kuri Dawidi TV. Uno munsi murabona dufite umutumirwa wambaye neza, umeze neza cyane. Muraho neza? Turashima Imana. Mukomere cyane. Yego. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe ibihe byose. Amen. Amen. Okay, mwatangira mwibwira abadukurikiye. Amazina ni Nawitonde Evariste, uzwi cyane kuri Dawidi. Yego. Nkunda gusenga, n'abasenga ndabakunda. Yego. Yego. Ukaba waravuze uti reka nkore YouTube channel nyite Dawidi TV. Yego. Murakoze cyane. Yego. Abanyarwanda badukurikiranye rero murabona ko turi kumwe n'umutumirwa mwiza yakoze YouTube channel ayita Dawidi TV. Nuko buriya hari ibintu byinshi cyane, hari ubutumwa bwiza bw'Imana yifuza kugeza ku banyarwanda. Burahari cyane ko numvaga nshaka kugira ngo mba nakora umurimo w'Imana nagutse, kandi bigirire abanyarwanda ndetse n'abadukurikirana bo hanze y'ibihugu badukurikirana bibagirira umumaro, kandi kuko numva ko hari aho byabakura mu buryo, mu butumwa bwiza mba numva twaganiraho. Nasanze ngomba kugira ngo binyure muri ubu buryo. Yego. Yego. Murakoze cyane. Ubwo rero nshishikariza abanyarwanda gukora subscribe kuri Dawidi TV, ndetse nimwibagirwe no gutanga comment ku biganiro byacu. Je mukurikiranye nitwa Olivier, none mukaba mubibona ko ndi kumwe n'umutumirwa witwa Dawidi. Okay, mwahawe ikaze rero hano mu kiganiro cy'uno munsi. Ubwo rero mugiye kwibwira abanyarwanda, noneho mukomeze n'ubutumwa Imana yabahaye kuri uno munsi. Murakoze cyane. Nkuko nabibabwiye ku mazina nayababwiye, ariko Dawidi niryo zina rizwi cyane ku banyarwanda bashobora kuba badukurikirana ndetse n'abagiye kudukurikirana bo mu bihugu byo hanze. Numva tugiye kuganira ku ijambo ryiza, kuko ijambo ari ryo buzima. Yego. Ndumva twakwinjira mu mwanya w'ijambo, katubanze dusenge. Amen. Mana, turagushimiye byiringiro bizima, mwami w'abami, nare yo mu muryango wa Yuda, ikinga ntihagire ukingura, wakingura ntihagire ukinga. Bana natwe muri ibi biganiro, kandi umwuka wera tuyobore. Turagushimiye kubyumvise, ni mu izina rya Yesu. Amena. Ndeka tugiye kuganira ku magambo tugiye gusanga mu gitabo cya Mose, ni ibice 8. Niyo magambo tugiye kuganiramo. Turaganira guhera ku murongo wa 11. Hari amagambo avuze ngo, dore iminsi izaza ni ku Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, nizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajarajara bave ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikasi bajye iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashake ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Nk'uko tuganiye kuri aya magambo,
ndagira ngo tuganire kuri aya magambo kuko ari cyo gihe tugezemo, kandi aya magambo numva agiye kubwirwa umuntu wese ugiye gukurikirana iki kiganiro. Aya magambo nitwe yari yarateguriwe mu gihe nk'iki, kuko iri jambo ryavuze ngo dore iminsi izaza nzateza inzara mu gihugu, ariko mwe kwibwira yuko azaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, ahubwo azaba ari inzara yo gushaka ijambo ry'Imana. Bazajya hirya no hino, ikasikasi, iburasirazuba, be kubona ubabwira ijambo ry'Uwiteka. Aya magambo tuganiye arakomeye, ariko tugiye kuyumva. Aya magambo ni ukuvuga ngo bazashaka ijambo ntibaribone, ni iki gihe duhagazemo. Hanyuma tumaze kumva aya magambo, ni ukuvuga ngo njye maze kwitegereza, ndebye, nasanze turi kubwirwa ko tugomba kuba maso nubwo bikomeye, tugasenga Imana. Mu kigendanye n'iri jambo, abantu bose bamwe bumva aya magambo, nsanga bamwe tumeze nk'abarwayi turwariye mu bitaro, ariko ibyo bitaro turimo akaba ari nta murwaza umuntu wese afitemo, akaba ari ukubyimenyera. Maze kubyitegereza neza, numva aya magambo akomeye. Hanyuma nubwo akomeye, Imana igirire neza abantu bagiye kumva iki kiganiro, Imana iduhana umugisha. Aya ni amagambo akomeye, ndetse mu bitaro turimo turwariyemo biragoye, biranakomeye. Bivuze ngo ibitaro buri muntu wese arimo, nta muntu n'umwe bafatanije usibye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Turi mu bitaro udafitemo umurwaza, turi mu bitaro ari ngombwa ko wumva ijwi ryonyine, akaba ari ryo rikubwira ati mwana wanjye komeza, cyangwa ca iburyo cyangwa uca ibumoso. Utegereje kumva ijwi ryonyine riturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Iryo jwi rero niryo utegereje kumva, ko wumva rikubwira ati mwana wanjye ndacyari kumwe nawe, mwana wanjye ngenza gutya, mwana wanjye kora gutya. Hanyuma nk'uko ndimo ndabibabwira, iri jambo Imana iduhana umugisha, n'abantu bagiye kuryumva witegereje wasanga ariko ibintu bimeze. Ni ukuvuga ngo ibi bitaro rero turashimira Yesu ko ajya ategura abantu be, akabategura ibihe bitari byageraho. Iri jambo ryaraduteguye, Imana ishimwe. Ndanezerewe kandi ndimo numva ndimo gufashwa, nuzuye umwuka wera. Tugeze mu gihe cyo gushaka Imana abandi barya, tugeze mu gihe cyo gushaka Imana abandi basinziriye. Iyi ni iminsi myiza yo kwemererwamo n'Imana. Aleluya. Ndimo numva nuzuye umwuka wera wo kuvuga kuri iri jambo. Ndimo numva nshimye Imana, kubera ko Imana yacu izi ubwenge, kandi nijya ibura uko ibigenza. Hari ibihe inyuramo, yanyura mu mazi irabikora, yanyura mu muyaga irakora, yanyura mu mvura irakora, mu zuba irakora. Bivuze ngo mu ruhande rwose umuntu ashakiyemo Imana, nicyo gihe imwiyerekeramo. Aleluya. Nicyo gihe igira ite? Imwiyerekeramo. Rero ibi bihe turimo, nubwo ndi kubabwira ngo turi mu bitaro, kandi ibyo bitaro buri muntu wese nta murwaza afite muri ibyo bitaro, usibye kumva ijwi ry'Uwiteka. Imana ishobora byose, kumva ko ari kubwira ati mwana wanjye genza guca, ngenda gutya. Ndimo nangariza abanyarwanda babashije kudukurikirana yuko tugeze mu gihe
cyo gushaka Imana, mu gihe cyo kuba maso. Aleluya. Hanjye mba numva ibintu ukomeye ngo muve mu mubiri twigira mu mwuka nimugerayo muyitubarize twayibonye cyagiye bikomeye kandi n'uyu munsi turacyayibona ndayumva irahawe. Aleluya. Imana ibana n'umuntu wese uyishakana umwete, kandi nubwo ibana n'umuntu wese uyishakana umwete, ikintu cya mbere ni amakuru. Aleluya. Hanyuma nk'uko ndimo ndabibabwira, turimo tuganira ijambo ry'Imana, tugeze mu gihe, aleluya, tugeze mu gihe cyo gukanguka. Bari maso bagakanguka, bantu bamenywe n'Uwiteka. Haleluya. Turashimira Imana yuko mu bitaro abantu barwariyemo, Imana ijya ibasha kubasangayo. Aleluya. Ibitaro ndimo ndavuga nimutekereza ibindi, ahubwo ibitaro ndimo ndavuga ni uko tugeze mu gihe cyo gushaka Imana buri wese ku giti cye. Mana ishimwe. Ndimo numva uko byagenda kose nk'uko bimeze, Imana ishimwe. Buriya imodoka yitwa ambulance ndayikunda. Impamvu nyikunda ni iyihe? Nuko iteka n'iteka iyo bayihamagaye ngo ijye ku bitaro, ihaguruka igiye gutabara. Iyo igeze mu muhanda, zimwe ziribwiriza zikava mu nzira, kuko ni imbangukira gutabara. Hanyuma rero ndagira ngo mbwire abanyarwanda bankurikiye kuri TV, ni ukuvuga ngo dukeneye ubutabazi, dukeneye imbangukira gutabara mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Mana ishimwe. Kandi ndagira ngo nangarize abanyarwanda, nangarize abantu badukurikiranye yuko abantu bashaka Imana nizabura kubiyereka. Tuvuge amina cyane. Yo haleluya. Ari ikintu kimwe kijya kinezeza umutima wanjye, nuko abantu babana n'Imana ibategura ibihe bibi bitari byaza. Yamara kubategura bakibera mu bihe byo gushaka Imana, ariko muvugira utamina cyane. Bagora bashaka Imana, ntabwo bikanga ibihe bikomeye barimo, ahubwo mu bihe bikomeye nicyo gihe cyo kwemererwamo n'Imana. Haleluya. Ariko nimumfashe muze dushaka Imana idutambutse. Ubu tugeze mu gihe cy'ubunyereri, kandi ubwo bunyereri nta n'umwe ushobora kubugutambutsamo usibye Imana ishobora ibintu byose. Ni ukuri ndanezerewe cyane, ndafashijwe cyane. Uburyo numva afashijwe ntago yaba umunyamakuru turi kumwe uri kunkoresha iki kiganiro ntiyabyumva, yaba n'abanyarwanda bamwe bankurikiranye cyangwa bo mu bindi bihugu byo hanze nabo ntibabyumva, ahubwo ibi bintu byumvwa. Aleluya. Byumvwa na bene byo. Ibi bintu bifite nyirabyo, nibyumva umuntu wese ubonetse wese, ariko tuvuge amin. Umuntu wese ubonetse ntabwo ariko apfa kumva ibi bintu, ahubwo ibi bintu byumva nyirabyo. Ibi bintu nubwo biba bije bifite ba nyirabyo, bagomba kubyumva. Turashima Imana. Ni ukuri ndashima Imana. Shimye Imana. Ariko ibintera gushima Imana si bihari, birahari. Rero nk'uko mubyumva, ihanganira ibitaro bayuhagazemo, wihanganira ibitaro urimo. Ibitaro urimo nta muntu n'umwe uzabigukuramo usibye kumva ijwi ry'Uwiteka. Muvugire ngo amina cyane. Amen. Amen. Yego. Murakoze cyane kuza kutugezaho ubutumwa bwiza bw'Imana. Murakoze cyane. Yego.